turabasuhuje abakurikirana channel yacu Kiza Ubuzima TV. Uyu ni wa mwanya tugezemo twabasezeraniye ko tuzacumbura ikiganiro cyacu ku bantu rero duherukana ubushize. Ngira ngo hari amasezerano twahanye. Ubwo rero mugiye kuganira ni Ndererimana Jean de Dieu, kuko twababwiye aho duherereye ni hakurya y'amazi magari muri Amerika, muri leta ya Kentucky, ndetse muri Louisville, aho ni muri iyo ntara tubarizwa mu burengerazuba nyine bwa Amerika, mugabane w'uburengerazuba. We turabwira abari mu Burayi, muri Afurika, ndetse iyo bavuze muri Afurika abari mu Rwanda, mu Buganda, Kenya, Mozambique, Congo, iyo hose n'ahandi tutabashije kugera. Rero mu Burayi bwo ni Bulgarie, Finland, Australia, ndetse n'Ubufaransa n'ahandi henshi mukunda kudukurikirana. Imana ibaho umugisha, kuko iyo musherinze kuri bagenzi banyu ku kiganiro tugirana, ni ukuri murahungukira nabo bakahungukira, kuko bahakirira indwara nyinshi. Narababwiye ngo indirimbo nyinshi zibabera umugisha. Indirimbo nyinshi, bamwe bakira indwara z'ibihaha, abandi bagakira indwara z'umutima z'agahinda. Iyo ukanze kukazogera ukinjira kuri Kiza Ubuzima TV, ni ukuri urahungukira cyane. Indirimbo, ubuvuzi, mu byaremwe, mu biribwa, nta kimana itakoze. Ibyo rero birasabwa ngo uzane amaso yawe wirebere, nta mafaranga. Igihe ahandi henshi mutanga amafaranga yo kujya kubigura, ariko uyu munsi ndahamya nashidikanya ko uyu munsi urakira. Ndabyizeye urakira. Imiti tubazaniye rero ni yindi ya randevu ku ndwara bita urwagashya, pankiriya niko rwitwa mu rurimi rw'amahanga, igisyo ni mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, cyangwa se ikibare, urwagashya. Twababwiye inyama y'urwagashya iyo ariyo ubushize, uko iteye naho iri. Iyo yari ingingo ya mbere, twarayiganiye mwarabibonye. Ingingo ya kabiri ni indwara zifata urwagashya, ibitera urwagashya, ndetse n'ibigaragaza ko urwagashya rwarwaye, ibimenyetso bigaragaza urwagashya rwarwaye. Ingingo ya gatatu y'uyu munsi ni imiti ushobora guha urwagashya, cyangwa ushobora kwivura ukoresheje ibyaremwe uvura urwagashya. Imiti ushobora gukoresha uvura urwagashya, ibiribwa ushobora gukoresha uvura urwagashya. Izo ni inyungu zanjye, zawe, za mugenzi wawe ku isi yose. Ibyo rero ntawe wabibona, kuri benshi urabigura. Ariko uyu munsi nizeye nashidikanya ko kuri nge abasubscribers bacu bamaze kujya bashenga kuri bagenzi babo. Ni benshi muradukurikirana, kuko iyo ubyumvise ubishenga kuri mugenzi wawe, ukumva ko uburwayi waba urwaye, cyangwa se mugenzi wawe wabuze urwaye, ako kanya urabimwoherereza. Ndetse bona nubwo ibiganiro byacu biba bitagutse, wenda tutaragera ku bundi burwayi, ariko baje kumuha nimero zacu akatuvugisha, tukamuvura n'ubundi burwayi, twizeye ko ashobora gukira. Abenshi baraduhamagara, ikibazo nuko mutajya mutanga ubuhamya bw'uko mwakize, ariko nizeye ko muzabikora. Ariko muratwandikira mukabitubwira. Imana ibaho umugisha. Rero uyu munsi turabanza ku biribwa bishobora kugukiza pankiriya, cyangwa se iriya nyama bita urwagashya, cyangwa se igisyo, cyangwa se ikibari. Ibiribwa dushobora gukoresha ni bya bindi bibi iwacu. Ugomba kuba uhinzi wawe, ushobora kuba uguze muri market cyangwa se mu masoko akwegereye. Tega amatwi rero uyu munsi wakire umuti w'urwagashya,
wakire umuti ushobora guha mugenzi wawe yaramutse arwaye urwagashya. Icya mbere, ibiribwa duhereyeho byo kwivura ukoresheje aya matunda Imana yaremye. Twababwiye ko igihe uwitwa Hezekiya yarwaraga akongererwa imyaka 15, yararwaye igisebe cy'umufunzo cyenda kumwica. Icyo Imana yakoze ibwira Yesaya kujya kumuvura, yafashe imbuto z'imitini, ibyo biba barabisekura, izo mbuto arazisekura, arazivuguta zihoma ku gishishi cyangwa se kuri cya gisebe cy'umufunzo. Umugabo mu minsi mike igihe yavugaga ati, Mana mfasha nzongere kwibuka urusengero rwawe rwera. Ni ukuri urusengero rwera rw'Imana, iminsi mikeya umugabo yongeye gusubira mu rusengero ashima Imana. Urusengero ni urw'Imana, urusengero Imana yarushyizeho ngo umuntu utsemba urusengero Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Imibiri yanyu mu rusengero rw'Imana. Niyo mpamvu iyo tukubwiye ibyo wirinda, uburinda urusengero rw'Imana. Iyo ubirya rero byarabuzanijwe ubuhumanije urusengero rw'Imana. Icya mbere rero mu biribwa ushobora gukoresha, fata karoti imwe, fata tungurusumu uduheke tubiri. Mukurikirane neza. Fata karoti imwe, tungurusumu uduheke tubiri, ufate pome imwe, ufate kokombure imwe. Numara ubikeke salade. Numara kubikeka salade, ushyireho ibi bintu bikurikira. Kanongere nsubiremo. Icya mbere, fata karoti imwe, fata pome imwe, fata kokombure imwe, fata uduheke tubiri twa tungurusumu. Hari n'ikindi nari nibagiye gushyiramo, ariko ufate n'icyo bita radi, ubikeke salade. Numara kubikeka salade, ushobora gukamuriramo indimu y'icyatsi kibisi, y'ibara ryijimye, ira y'icyatsi kibisi, cyangwa se ugakekeramo indimu y'umuhondo n'ibishishwa byayo. Indimu y'umuhondo n'ibishishwa byayo. Ushobora kuba ufite blender ukabisya, cyangwa se akuma kitwa passoir. Wamara kubisya bikaba igikoma, ukabikoresha iminsi 7, mu gitondo na nimugoroba. Ushobora gukoresha ibiyiko 8 mu gitondo, 8 nimugoroba, cyangwa ugakoresha akapere gatoyi ka kiyasi gatoyi ukakagaba kabiri, igice kimwe ukakinywa nimugoroba, ikindi mu gitondo, iminsi 7. Ibyo ni ibiribwa ushobora gukoresha wivura urwagashya. Icya kabiri, ushobora gukoresha icyo bita amakara ya ubona y'inturusu za kivuvu, ugafata n'akabumba ukabikorogera hamwe, ukabisiga muri hahandi ho hatumbye cyangwa se urwagashya ruri, ukahasiga, ugasiga no ku mukondo, ugaherera ugasiga muri rwa rubavu rw'ibumoso, hano hagati y'urucamakoma nk'uko twabibabwiye, hafi ya mugabuzi. Ukabisigaho bikarangizaho amasaha 2, hamara ukabyoga ukabikuraho. Icyo gihe ni imiti turi gukoresha ivura urwagashya. Ibyo ni ibintu ushobora gukorera mu rugo iwawe, ushobora kubona iruhande ahagukikije mu migi. Ubwo turi mu migi rero hadashobora kuboneka ibyatsi. Ushobora kuvuga ni iyo niyo miti ushobora gukoresha kuri babandi bo mu mujyi babakire, ndetse abenshi hari ushobora kubabwira ibiti by'agasozi ntibabe babyivuza. Rero tuje no mu giturage kuri rubanda ruciye bugufi, kandi nzi ko rubanda ruciye bugufi aho ngaho mu giturage mwe murabyumvira kandi mugakira vuba vuba kuruta abandi babakire usanga bakize ku mubiri imbere ku isura, ariko umubiri warangiritse, warasenyaguritse. Nyabona ndabahararikira kugira ngo mwirinde kwegera umwobo w'urupfu, mwiguriye urupfu murukunze, ahubwo muruhunge muruhungishije kwirinda. Kwirinda ni ihame ridakuka. Kwirinda niyo nzira ushobora gukiriramo uburwayi bwawe. Abaturage bo hasi rero bo mu cyaro twabegereye, umuti simusiga ushobora no kuvura wa wundi wo mu mujyi wananiranye akoresheje bya biribwa,
uzamanuka aho hasi mu giturage. Wa muturage we, ndakurangira umuti wihutirwa ushobora gushaka ari uyu: gufata amababi y'umubirizi n'imizi yawo. Icyo ni icya mbere, gufata amababi y'umubirizi n'imizi yawo. Ukongera ugafata imizi y'umuravumba. Ubwo urayoza neza iyo mizi, urayicukura uyoze neza, yaba iy'umubirizi yaba iy'umuravumba, uyoze neza, uyigirire isuku, uyishyire nka hariya. Hanyuma wongere ufate icyo bita umwisheke, murawuzi. Wongere ufate icyo bita ikirogora cyangwa ikinyangingo, icyo murakizi. Wongere ufate icyo bita umunyuragisaka. Icyo ni ikintu, ni imiti muzi y'igiturage. None iyo miti uzayoza neza mu mazi, uyigirire isuku. Numara uyisekure mu isekuro, ushyiremo igice litiro y'amazi. Numara gushyiramo litiro y'amazi, uvangavange mu isekuro cyangwa se mu isafuriya. Numara kuvanga, umimine neza, uyikorere isuku. Numara ufate kiyasi, uyinywe mu gitondo, indi uyinywe nshuti yanjye nimugoroba. Nihamara iminsi 7 ukoresha uwo muti. Niba wari uryamye hasi ku munsi wa 8, uzaba uri gutakarago, ugenda rwose, nubwo rwaba ruri kukubwira amajanja rwose ruratumuka. Yesu ashimwe, kandi Imana ibahe kumvirijwe. Iyi miti muyikurikirane, subiremo mu giturage, mucishije bugufi iyo ngiyo, mukoresheje imiti karemano, ibibabi, imizi. Nibyo nongeye kubabwira. Icya mbere, fata imizi y'umubirizi n'amababi yawo. Fata imizi y'umuravumba, ubikorere isuku iyo mizi. Numara ufata umwishe, ufata ikirogora cyangwa ikinyangingo, ufata icyo bita umunyuragisaka, ufata icyo bita umwisheki, ubisekure, ushyiremo litiro y'amazi. Noneho uminine neza, ujye unywa kiyasi mu gitondo na nimugoroba iminsi 7. Ni ukuvuga ngo uzajya ugenda bya bindi wahiye washyizemo litiro, ukayinywa mu gitondo cyangwa se ugakuramo kiyasi 3. Bivuga ngo ejo uzongera usekura ibindi, nabyo ugenza utyo, ariko ubikoresha iminsi 7. Ku munsi wa 8 uzaba uri gusimbuka. Niba warazahaye cyane rero, bizagusaba gukuba iyo minsi 2 cyangwa se 4. Ntabwo ushobora kuragiza ukwezi, nubwo yaba ari igisyo wagikozeho kigaragara, gihita gikira rwose, kuko ntabwo gishobora kubaho. Iyo bazi urapfa. Narababwiye ngo niyo moteri y'umubiri wawe. Murakoze rero, Imana ibagirire neza. Mu kiganiro cyacu Kiza Ubuzima TV, Kiza wandika Kiza Ubuzima TV, ako kanya ugahita uhinguka ku buvuzi bwacu karemano. Uwo mwanya ugahita wivura indwara zabaye akarande. Uwo mwanya ugahita ureba, ukoze share, ugasharinga kuri bagenzi bawe, ugakora comment, uhabona ibyiza. Iyo ukoze subscribe, icyo gihe uhita winjira. Reka tubivuge dutyo twihuta, kugira ngo mubashe kujya mukira indwara mukoresheje Kiza Ubuzima TV. Imana ibahe umugisha. Rero mwajya mudushaka kuri izi nimero zikurikira: agasaraba 240 8 7 6 5 9 tubarirwa mu gice cya USA, Amerika, mu mugabane w'iburengerazuba, kuko twababwiye, mu ntara ya Kentucky, mu mujyi witwa Louisville. Imana ibahe umugisha rero, ibahe gukira indwara zabaye akarande. Naho ubutaha kuzongera guhurira kuri Kiza Ubuzima TV. Bye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.